se saa sita ashaka ko boss abyuka buriyo ndi kubona boss ari kumwe icyayi mba numva nishimye byatari urabizi uza nijoro wasinze wasinze zo wampaye se kasinda amazi batetse neza ariko ngo ntabyera ngo de habuze buriya nkunda agasenda nibagiye ko ukunda kameze neza njyana buretse ariko we kubugira tugende rero njyewe none akaje barakajwe n'ikizi abandi bana babonye ukuntu bari bishimye abandi bana babakoreshereza anniversaire njye naguheruka kuyinkoreshereza gusa urankunda mbwira ejo dite duhindura itariki y'amavuko nanjye nyigukoreshereza dutumire inshuti n'abavandimwe tuyifetere ibyo tubireke ako be buri munsi ndakwinginga ngo unyereke ahantu utuye ukanga ko wanyereka tuzajya dukundana ntazi n'aho uba koko sheri ubu koko uragira ngo nzajye kukwereka muri geto nkubwire ngo mbahangaha erega buriya abantu dukodesha ntabwo tuba dufite aderese ngo mvuge ngo mbahangaha nyine tuba ducumbitse ndimo ndubaka inzu ijyanye na we ubwo bivuze ikirere yuzura mpita ngukora surprise ariko uzi kuba ufite inzu nziza nk'iyo ngiyo ufite n'umugabo ugukunda nkanjye sure sheri nibyo ya ndumva iyi munsi ndakuraza ni ukuri kw'Imana sure cyane urabyemeye ariko tutagiye muri geti wanjye ngashaka ahantu samuya nyine turi kubera ko mfite cya kadobo kigira amagambo ubwo rero hari igenzana nk'abashyitsi ugasanga yahanishije umutwe noneho urabonye nzanye umuntu w'icyuki nkawe umva yavugishwa twashaka ahantu tujya cyane tumva bigeza sheri ubundi uri uwanjye ndi uwawe nta kintu nakwima ben ahubwo ugira uti narakuremewe nawe urandemewe cyane niyo mpamvu nshimira Imana yakumaye tugende rero ubundi niwo mugore ureke icyarine cyajyaga kinkesha umutwe tugende sheri numvishe neza sheri ngo cyane si icyo gikobwa mvugishijwe nkavuga rero igikobwa twakundanaga kera sheri uzi ko twakundanaga ngifite imyaka nka 15 cyarangiza kikanyanga ngo ndashaje wowe urabona nshajira usigaye umparika njyewe nguharika njyewe mbanda nguharika kuguharika ni nko guharika umutima wanjye ubwo se ni gute nahari ku mukobwa nkawe useka umwijima umucyo ugatamurura sheri ni ukuri ko wari unteye ubwoba nari nagiye kuvuga ngo Mana we shira siganshi inyuma Mana sinaguharika nubwo Imana zaba magana sinanabitinyuka ko Imana yakunzane yarakoze ibintu bya hano byose baba babigize umwanda bimeze bite ashariki kankubaza winjira hano muri uru rugo izi saha ni wawe hazi ko umaze kwigira umugabo muri uru rugo mbibonye basi unyihanganire natinze ku ishuri kubera barimo narwoye abana twigana byabaye ngombwa ko tujya kubasa ibyo nta munyeshuri utabibeshya mpereza urufunguzo rwanjye mpereza hano ese ko wabigize intambara bro ntabigira intambara mpereza ubusize iki gihe wavuga ko uvuye urumva umaze gukura mpereza hano ubundi rambwa akazi yari yariguhaye ntabishaka sigaye gise n'ibiki bro usigaye ugira umushiha byataye hasi uwo ni umushiha kwinjira izi saha hasi kugusobanurira hari ibintu birenze murasura saa moya saa mbiri saa tatu saa ine saa tanu
okay I'm sorry boss reka ibyo tubyihorere ahubwo ubundi nari nzi uko ndi bukubwire byinshi birenze ibyo ntakubwiye nawe wibwire Okay, niwongera hako nta nubwo uzongera kuko ntabwo uzakomanga ngo gukingure nuzagukingura tuzabonana gusa mu gitondo nanakubuze hari amafaranga y'ishuri nari nkeneye urabese ko ntararangiza kwishyura yose utegereje nsanga bari yari nanze kwirirwa nkubyutsa ndavuga nti buriya wasanga biraye mu kinya nanone ndabireka ariko icyo kinyamunturira buri munsi niba nciye ku bavandimwe barimo bararisoma nka ngusoma uducupa 2 cyangwa 3 ibyo nibyo mwita ikinya se ubundi mwari mwabona umuntu uri mu kinya ariko ntabwo wakatashye urwana ubwira nari madame ndwana nandese simba muva muraramuto ariko ndereka nkubaze Riki uriya mugore umufitiye impuhwe ntako ntazimugirira kuko ukuntu umufata wagira ngo ni ipunda yawe ipunda umufata nabi ubaho ukuntu umufata ntabwo ari byiza rero none reka nkubwire sibyo umaze kuba umugabo biragaragara niba warujuje agakoroboyi singuriya uzagende nyine umwite izo mbabazi ntamwereka uzimwereke hanyuma ungabanye urwaserera sibyo ikindi ese uri ko nsigaye mbona hari ukuntu ubundi usigaye wona mureba shaho kamwenyura ibintu uri gukeka ntabwo ari ni umugore wawe ngomba kumwubaha uramwubaha hanyuma se ko njya mbona umureba ukisetsa ubusekire maze nawe kabucoye akenyeye n'ubusume n'ubutenge nabyo nzabivimuzi nzamenye niba ariyo mpamvu usigaye ushaka kunyurira hanyuma iby'amafaranga byo ubwo mu gitondo ndayaguha ariko ntuzongere kuntumaho Aline niba ushaka ko ibintu bigenda neza kuko niba hari abantu basigaye bambowa aza kwisonga urabonye utundi tubiches turamaze cyo bikureba wiki ajye ndi ngawe nazamufata wese kuriza hagu kugende murararana ibintu byose kira kitu abagufite arya uko kwikarakasa kwigira intare muri uru rugo ashatse yakugira utyo ugatoragura amashashi mu muhanda ni umugore wawe mufatanije umugambi rero nta mugambi ntawe ariko mba nkugirira inama nawe ubabonye kuba intara ahangaha nase ukeka ko ubwo bukobwa yivugisha iki wabona umusimbura bambonanye nabwo se amagara rero nyirashyano hanyuma aze tuvugane nanye nigire kuryama ibindi bireke uri mu nyirashyano wese kandi uzabagore bangayese muri uru rugo Aline nyine umugore we niwe utanyira kimbara utazi n'izina sigaye yitwa ni nyirashyano yamwe ushatse wareka ibyo bintu uri kwigira ukamufata neza umugore wawe uzisenyera ko ndi wakubwiye ngo umbe ubundi se ukwiye kungira inama wowe ukomeza ugira ubadanje hari igihe nzaguse Jama biteze Iso. none se imboga ntabwo zirashya Imboga. Mabuja, wagwa akazi nkako mfite. We waba wanaziteretse aho kuzikata wabirangije. Reba hano. Ndafata ibi mbikate neza, shiraho kano ka design. Hari umukozi rwakora ibintu nk'ibi ngibi wewe wawe. Sayine Nzamura ibi ngibi mbikate neza. Ewana ibintu byose. Nawe ngo ntago nabihishije. ko se wakiwe wakibura bwenge ibi ngibi bikora design bijyana mu gifu batabanje kubikanja Oya, Mabuja. Bashaka gushimisha boss buri kumva yo boss ameze neza yishimye mba numva ibintu byose bimeze bien. ushimishe nde Boss. hanyuma se gende iki Wewe uri Mabuja kazi. nkaye akumana nyagasani ibyo muri urugo nge bigiye no kundambira n'igikozi kije ngo boss ngamabuje akazi tunganya ibyo tunganya none ngo ari muri salo ategereje ko ibyo biryo bigera ku meza turabigenza dute noneho asiko numva mwasarishije byagenza bitaho ndebera nawe Rick reba kuva umugoroba wose ngo arimo arategura ngo ibirungo ngo n'imboga none ntibiranatunga nta mugabo koko ndabigenzane azenje asigaye mwiriye tabe mari Amani be biterwa n'akazi k'umuntu aba afite uzi igemba mba nabyutse kugeza muri uyu mugoroba na uzi n'ibindi boro yasarishije niba yanyweye iki niba yanyweye muri ture eba yari yamavuwe arambwiye ngo ni impamagare nyirashyano ze hano yewe nyirashyano
Karibu karibu. Karibu rwose wacu. Makuru se Amakuru nyine nayo ureba. ari nari ngukumbuye cyane ariko se ko mbona umeze gutyo nk'umuntu urwaye gusa gutyo Yaba nayo nanarwaye byibura. ufite ikihe kibazo se Reka nkubwire Sora, n'inshuti yanjye. Noneho urugo rurananiye pe. kwiki Rurananiye. Umugabo wanjye yarahindutse. Mbanda yabaye Mbanda ntago akiri Mbanda waruzi. kwiki Mbanda yarahindutse simbyumva cyangwa hari ibibazo afite mu kazi cyangwa muri famiye ukaba utarabasha kumwegera byibuza ngo muganire akubwire kuko ntabwo mbyumva Mbanda ko yahinduka. Ariko se Sora, niyo wagiye ikibazo mu kazi koko, waza utura ibibazo by'akazi umugore wawe, ukaza umukubita umubwira namwuka inabi. Ibintu byose ahangaha ni ukumenagura, nta kintu kizima kikiba ahangaha. Ninde wakubiswe ni ngewe, ninde watutswe ni ngewe, ninde Ugeze ku rwego rwo gukubitwa? ntabwo wabyumva kuko utaba muri uru rugo. Reba aho ibintu ahantu bimaze kudogerera. Tekereza aho umugabo yitsuke tugera mu cyumba. Tukaryama akaryamira nkaryamira agita kubitamo kuvurori hagati. Kamubwire gerageza umwumve umuhe igihe nataha nyine ari uwo nguwo umaze iminsi ubona uce bugufi wenda azagera igihe abuhuka afunguka akubwira ikibazo gihari. Yaricaye arambwira ngo nta kinshaka ngo niyo mwicaye iruhande ndamunukira ngo niyo ndeba isesemirabira. Urumva ko bigeze ku rwego rwo hejuru. Ntacyo ntakoze pe. Ngewe uru rugo ngiye kuruvamo nigendere. Umva nkubwire utazakora iryo kosa uzasohoka undi yinjira. Nta mugore ucyahukana ubu ngubu. Kwiki None se nkora iki? gerageza kora uko ushoboye muganirize n'ibyanga uhamagaza imiryango umenye ikibazo afite. Ariko ubuze kwizirika ku muntu kubwe katagukunda umuntu tekereza ahantu umugabo wagushatse mwishakane mukundana akakwe katagikukunda kandi unamunukira. Urumva hasigaye iki? Yambwiye ko ngo hari ibyuki ngo hanze aha ngo byiza cyane. Urumva hari ibintu bigeze birakomeye. Umva uramenye sinakugira inama yo gusohoka mu rugo. Nta mugore muzima ufite ubwenge ucyahukana. Urarusohokamo abandi barwinjiremo. Urabukoze iki? Uru rugo wararuvunikiye warugezemo nta kintu kizima gihari. Reba urwego ugezeho. Nurangiza urusohokemo. Twavuze ibintu byinshi nibagirwa no kukwakira. Yego ko ya nta kibazo. Mwakiriza Mvuye iki? mu rugo mu kanya nta kibazo rwose. Ahubwo kamubwire. Nubwo ubona ibintu byanze sibyo? Reka dukora iyo bwabaga. Basi dushaka Imana. Byuza tujye gusenga. Byibuza turebe ko ari cyo hahinduka. Ubu Imana yakemura ibibazo by'uru rugo. Yego Yesu. Ugeze kuri urwo rwego. Nta kintu kijya kinanira Imana. Nse bigeraga make ajya ngo bigira intambara ngo sinasura nakubwira ko ngo tujyana ahantu hona wabyanze home nanga welcome cyane murakoze ndatinya gusura ko nari nzi ko wibana nabone nzwa mu rugo reka nge ntinya gusura abasore baba muri ghetto ariko abatipe baba muri ghetto kuki mutinya kubasura cyangwa ari umuntu ugeze gusura gukocora Riki oya ntago ari uko bimeze ariko nyine tuba tugomba kwirinda ibyatuzanira ibibazo. ariko turi abantu bakuru bagomba kunsura wisanzuye ahubwo njya numva ngo Imana ngo yumva abagore cyane n'abakobwa uzayinsabiriza ntiwanjye ubundi ujye unsura twisanzure ibintu ari fresh Yeah. sibyo se ngomba kubisengera nyine kabigira vuba vuba. okay anyway wambaye neza Yes. akabara ndagakunda Niki? Ufite umwana nyagasani. Ikaze wacu mama. maze sinari nzi ko hari Ko mana yanjye nande muturimo hirya mu gikari. Ako nawe wabaye umwana mubi. Kuki twabonye umushyitsi nuze gukumurya akazi. so uyitwa Alliance ni umushuti wanjye turigana. Yego. Nase kutakiriye umushyitsi. Tuba dufite story nyinshi turi guteraterana rero mba mukomeye ariko ndugero mwakire nta kibazo. Reka mbiyakirire. ahubwo se we mu prof wacu ntagaragara
wapisha nashaka bagumye ngiye amagaze imbere mba numva ngiye gusara sinkubeshye kwiga mahimbi agiye kigera nkumva kwiga mbingiza ahangaha bizi ngiye niyo mpamvu umuntu asigaye ari karota rwose kari ni hatari wewe umushyitsi ntuze ngo mwakire ku mana yanjye winywera ka oranje wowe kameza oranje ngiye kuzana agafunguzo yego murakoze cyangwa mama n'umwana mwiza nyine ndamwikundiye mama ni imfura urabibara sawa urabizi ndamwikundira n'umwana mwiza ahubwo garafurere wanjye camufata nabi aragiye amutoteza mvuga birambabaje nkumva namukubita birise shaka tuza nkabyihorera mbese amutoteza gute shaka ntabwo bizi aragiye ngende bana nkumva birambabaje garafurere nzamurya ingumi basi nkikaruma niko abantu beza bamera ntabwo bahirwa na sinzi impamvu abamama beza bitonde bakunda guhura n'ibigabasha by'ibigome by'ibiruri